episode iheruka ni uko twayishoje. Dore umwe mu mico wakwiga ukanateza imbere. Niba wiyemeje kwishyura igiciro cy'amahirwe yawe hakiri kare, ukazanakomeza kwishyura igihe cyose kugeza ugeze ku ntego wiyemeje, nta shiti amahirwe ni ayawe. Uzatsinda, uzaba umuherwe. Ikibazo kimwe nyamukuru ugomba gusubiza ni iki? Ubishaka ku buryo bungana iki? Ukomeje kumva inyandiko zikubiye mu gitabo cya Dieudonné D'Amour, ndabigushimiye cyane. Nizere ko ibyo umaze kugenda wumva biri kugenda bikugirira umumaro. Noneho twinjiye mu mutwe wa 15, episode ya 10. Ikaze kuri mwese. Ihame rya 14 ni ukwimakaza umudendezo mu mutwe. Abakire bose babanza kwimakaza umutima utuje cyangwa umudendezo mu mutwe wabo. Nawe rero ugomba gukira mu mitekerereze mbere y'uko ugera ku bukire bugaragara. Ubukire n'ubukene byombi bituruka mu buryo umeze mu mutwe, kandi intambwe y'ingenzi yoroshye gutera ni umwanzuro wo guhindura imitekerereze yawe. Mu rugendo rugana umukiro n'ubwenge mu by'ubukungu, wishyiramo icyizere ntakuka cyo kugera ku ntego zawe mu bukungu kandi kutazasubira inyuma. Ibi nibyo bigomba kuza ku ikubitiro. Nkitangira kumenya ubwenge bwo gutekereza, ndavuga nkiri umusore, nahoranaga amatsiko yo kumenya ukuntu abakire bakira, noneho bahomba ukongera ukabona bazamutse, noneho bahomba. Ngitangira kumenya ubwenge bwo gutekereza, ndavuga nkiri umusore, nahoranaga amatsiko yo kumva cyangwa se kumenya ukuntu abakire bakira, noneho bahomba ukongera ukabona bazamutse kandi bakarenga ku byo bari bafite mbere. Nakunze gusoma kenshi byerekeye umudendezo wo mu mutwe, ariko sinigeze nyurwa n'ibisobanuro, kuko akenshi wasangaga biganisha mu masengesho. Mu myaka ya vuba rwose nibwo natangiye kubyumva. Kuva icyo gihe nibwo byose mu buzima bwanjye byahindutse biba byiza, cyane cyane mu bijyanye no gukusanya imitungo, amafaranga, kuko aribwo nari maze kumva ndetse no gusobanukirwa neza icyo umutima utuje n'umudendezo mu mutwe bisobanura. Hindura imitekerereze, uhindura ubuzima bwawe. Muri iki gice umutwe wa 15 uzabonamo amahame y'akataraboneka atarigeze avumburwa n'undi wese mu Rwanda, hashakishwa icyo twakwita amabanga y'ubukire. Uzamenya amabanga y'ubuzima, umunezero n'ubutunzi bwa muntu buhambaye. Ukimara kumenya ayo mahame y'ingenzi, icyo ubwenge bwawe bushobora kumva no kwemera kizagushobokera. Nta mipaka izabaho usibye iyo wishyiriraho wowe ubwawe mu mutwe wawe. Isoko yawe cyangwa iriba ryawe ni mu mutwe. Imvano yose iva mu mutwe. Icyo uri cyo n'icyo uzaba cyo biri mu mutwe wawe n'uburyo uwukoresha, naho umubiri wo ni uwo kubitwara no kubisigasira. Ikintu cyose cyakozwe na mwene muntu ku isi cyabanje ari igitekerezo. Ibyo ubona byose ku isi ni ibitekerezo byashyizwe mu bikorwa, bityo nawe uko ubuzima bwawe bwakabaye bugaragaza imitekerereze yawe. Noneho rero niba ubwiza bw'imitekerereze yawe bugena ubwiza bw'ubuzima bwawe, uko unoza imitekerereze yawe niko unoza ubwiza bw'ubuzima bwawe nta kabuza. Iyo utangiye kwiyumvisha ko wagera ku ntego y'ubukungu n'iy'ubuzima muri rusange, ugashikama ugashaka uburyo ubigeraho, imyitwarire yawe n'ibindi byose bishobotse bizahinduka byiza. Mu mutwe wawe rero niyo soko y'ubukire cyangwa se y'ubukungu bwawe. Itegeko ryitegereza rivuga ko icyo utegerezanyije ubwihangane n'icyizere, cyaba cyiza cyangwa kibi, kibaho byanze bikunze. Niba wizeye kugera ku byiza ukabishyira mu myemerere yawe, ugakora nk'aho bishoboka, uzabigeraho nta kabuza. Niba ufite gutegereza, ufite icyizere, ukigira ku byo unyuramo, uzaba umunyabwenge ubikomeye ku ngorane n'ibibazo uhura nabyo. Niba wizeye kuba umukire wifashishije impano zawe, ubushobozi ku mahirwe yawe, ukagumana icyo cyizere, ufite gutegereza n'amatsiko, uzakira koko. Imyitwarire myiza ku byo utegereje izakurura abantu beza mu buzima bwawe, bitume n'ibintu byiza bikubaho uko wari ubitegereje. Abakire bahora bizeye intsinzi imbere, bakizera kumenyekana no gukundwa hakiri kare, bagategereza kwigira ku mateka hakiri kare. Kandi ikiruta byose ku byo utegereje ni uko ibyo byose ari wowe ubigenzura. Ni wowe wemeza ubwawe uko bizamera, ubikurikirana uko wifuza ko bizagenda. Nutegereza ibyiza ni gake cyane ushobora gutenguhwa cyangwa se kutabibona. Barukuruzi muntu. Rimwe mu mahame akomeye mu buzima ni itegeko rya rukuruzi. Rivuga ko uri rukuruzi muntu. Rivuga ko ibitekerezo byawe bizana imbaraga zikuzenguruka, zigahuruza abantu n'ibintu uko ibitekerezo byawe bibyifuza. Igitekerezo cyawe cyose kikurimo ukuri, kiba cyiza cyangwa kibi, kigukomeza cyangwa kigutera ubwoba, byose ni nk'igiceri iruhande rwa rukuruzi. Aho rero ukurura abantu cyangwa se ibintu biza mu nzira y'ibitekerezo byawe. Iri rishobora kuba ariryo tegeko rikomeye mu y'imitekerereze ku bijyanye no gusobanura intsinzi n'ineshwa cyangwa se umugisha n'umwaku.
rivuga ko iyo wifitemo ifoto nyayo y'intego ushaka kugeraho ukaba ubasha guhorana icyo gitekerezo mu mutwe, nta kabuza uzakurura ibikenewe byose ngo uyigereho. Babanye kandi bahorana igitekerezo cyo gukira no gutunga, bakibanda mu mutwe igihe kirekire kugeza bishushanyijemo n'ibikenewe byose ngo babigereho. Ikibanza ukora ni uguhora utekereza icyo ushaka mu by'ukuri, ugakumira kure ibyo udashaka kugeza icyifuzo cyawe gitangiye kuba ukuri ndetse n'aho uri. Ikikubaho giterwa n'ikikubamo. Mu itegeko ry'ihuza twabonye mu gice cya 14 umutwe wa 14 twasanze rikomeye cyane mu mategeko y'imitekerereze, aho rivuga ko ikikurimo kigena ikikubaho. Risobanura ko uko ubayeho bigaragara hanze ari nk'indorerwamo igaragaza uko ubayeho muri wowe imbere. Rivuga ko ibikubaho inyuma biterwa n'ibikurimo imbere. Uku ni ukuri guhoraho, waba ubitekereza cyangwa utabitekereza. Nta cyakubaho cyangwa se ngo kigutindeho kidasanzwe mu mitekerereze yawe. Nta cyakubaho cyangwa ngo kigutindeho kidasanze mu mitekerereze yawe ikindi bihuza. Igihe cyose mu bwonko bwawe wemera ko ushobora kugera ku ntego runaka ukabibana igihe kirekire, ibigukikije bizaza bihuza n'iyo foto wifitemo. Kubasha kwiremamo no kugumana iyo foto niryo suzuma nyakuri ry'uko ufite intego y'ukuri kandi ushobora kuyigeraho. Hari ahantu hatatu itegeko ry'ihuza rikunze kwiyerekana: imibanire yawe ihuza n'imyitwarire yawe. Uzahora ubona ko imyitwarire yawe uyisoma mu maso n'imyitwarire y'abandi bantu mubana. Niba ubona ibintu ari byiza, abantu bazajya bitabira kukugarurira ibyiza utavuze menshi. Ahandi ni abantu muziranye. Imimenyanire yawe cyangwa amasaniro ufitanye n'abantu ahita kwereka wowe uri we. Uri muntu ki muri wowe? Iyo wumva unezerewe, ugwa neza kandi ukunda, uzamenyekana, usabane n'abanezerewe bafite urugwiro. Ariko iyo utekereje n'umujinya, ubwihangane buke cyangwa se ubwoba budafite ishingiro, uzahita ubona bikugarukira, cyane cyane imuhira no ku kazi. Umutungo nibyo ugeraho mu bukungu n'indorerwamo y'uko wabyiteguye. Uko mu mutwe wawe habamo ibitekerezo, amagambo, amafoto ndetse n'intego n'amashusho yo kubona amafaranga, niko bizakugeraho mu gihe gito. Iri tegeko ntaho ribogamiye, ni kimwe n'andi nk'iry'ibitegerejwe n'irya rukuruzi. Ni ukuvuga ko ashobora kukugirira akamaro cyangwa se akakurwanya bitewe n'icyo wahisemo gutekereza. Aya mahame yakuneza cyangwa akakubabaza, ukagira ubuzima cyangwa uburwayi, ugakira cyangwa ugakena. Ihurizo rikomeye ugomba kugenzura ni ibitekerezo byawe, ugahitamo ibyo utekereza. Iyo witwararitse icyo ushaka mu bitekerezo byawe ukibona utuje uri umuherwe. Aya mategeko agufasha gushyira hanze ifoto y'ibyo utekereza mu by'ukuri kandi bibaho. Usarura uko wabibye. Rimwe mu mahame y'ingenzi dukura muri Bibiliya ni umugani w'umubibyi. Ufite azongererwa, naho udafite akamburwa na duke yari afite. Hari abenshi bavuga yuko ibi bitaba ari byiza, ko haba harimo akarengane, ariko babiterwa no kutumva neza uyu mugani. Mu bihe tugezemo wumvise ko abakire bari kurushaho gukira naho abakene bakarushaho gukena. Kubera iki ibi byabaho? Impamvu ingana ururo. Dushingiye ku mategeko y'ihuza, irya rukuruzi n'iry'ibitegerejwe, tukibuka ko impamvu ya byose ari mu mutwe. Abantu babasha gukira ni abahorana umutwe ukize ndetse n'imitekerereze y'ibyamirenge. None uko batekereza mu kugira ubukungu n'umudendezo, niko ibyiza biza bibasanga. Ariko kandi abahora bahangayikiye amafaranga bakurura imbaraga z'ikibi muri bo, zigakumira amafaranga, ibibazo byabo bikiyongera. Birangira babona make ku yo bakeneye cyangwa se bashoboye gukorera, ahubwo bagahora basumbirijwe n'imyenda n'amadeni. Uko rero niko n'ibyo bafite bizagenda. None se ugira ngo abakire babanza iki mu mitwe yabo mbere yo gukira? Abakire benshi twaganiriye batabarika bavuga yuko babanza kuzuza mu mitwe yabo ibitekerezo, amagambo, amashusho y'ubutunzi, ubuherwe, intsinzi, uburumbuke n'ibisubizo by'ibibazo ku masoko. Basoma ibitabo n'ibinyamakuru bivuga ku bandi baherwe, bikanashushanya ibyiza byo gukira. Bagatekereza ku mazu meza, imyambaro n'ibiruhuko by'ahantu heza. Bahora bashaka kuryoherwa n'ibyo byiza, ariko babikoreye. Naho se abakeneye batekereza iki? Mu mitwe yabo hiberamo ubwoba, ubukene, ibyo babuze no kuba batabasha kugera ku byiza mu buzima. Bahora bibaza uko iki n'iki bigurana udufaranga duke bafite. Bahora batekereza banahangayikishijwe no gutsindwa kurusha gutsinda. Nguko rero bimakaza umuco w'ubukene muri bo. Urumva ko babibye kwiheba bagasarura ubuzima bw'inyatsi mu bukungu. Niba ushaka gukira, reba ibyo abakene batekereza, wirinde kubitekereza. Maze ahubwo urebe ibyo abakire batekereza, ibyo basoma, uko bakoresha igihe cyabo, urebe ibyo baganiraho, ibyo bandikaho n'ibyo batekerezaho, ukore nk'ibyo abakire bakora. Uzaba ubibye mu mutwe wawe imbuto ushaka ko izakura ikerera aho uri.
iyemeze burundu, kuko gushaka ubukungu ni uguhozaho. Ihame ry'ingenzi risobanura ko abantu bakira bahereye ku busa ni itegeko ryo gukusanya. Rivuga ko ikintu gikomeye mu buzima bw'umuntu ari uburyo yihatira akanitangira gukora ibintu byinshi cyane, abantu babona bakanishimira. Risobanura kandi ko intsinzi idakunze guhutiraho, ahubwo yo iraramba kandi igenda iza yikusanya uko ibihe biza. Ugomba gushyiraho umuhate udasanzwe mu tuntu twinshi tutagaragarira abantu mbere y'uko ugira icyo ugeraho. Ubukungu bukura nk'icukiro, niryo ritangira ari akarundo rikagenda rikura uko bagenda bongeraho amase, naryo rikurira aho ngaho riri. Jya wiga ibiri ngombwa. Hari ibintu bitatu itegeko ryo gukusanya rigiramo akamaro mu by'ubukungu. Icya mbere, ubumenyi ni ngombwa cyane, nibwo bukubashisha kugira icyo ugeraho ubyaza agaciro amahirwe ufite. Ibyo uzi bituruka ku dukurukuru wagiye ubona ugakusanya uko iminsi igenda. Buri muntu ufite ubumenyi buhagije byamufasha ibihumbi n'ibihumbi by'amasaha yubaka iryo somero mu mutwe we. Uwo muntu ubu ni nk'inzobere, ashobora gukorera akayabo k'amafaranga kubera ya myaka yose yize. Ntaho yahurira n'utarigeze akora atyo. Iyo niyo mpamvu ituma mu bintu byose 20% ba mbere bakorera 80% y'amafaranga muri urwo rwego. Baba bazi byinshi kurusha abo bahanganye, noneho bakabasha kwishyuza menshi ku byo bakora. Zigama amafaranga yawe. Icya kabiri itegeko ry'ikusanya rikoraho cyane ni amafaranga. Ubutunzi burenze bwose buturuka ku gukusanya amagana n'ibihumbi by'udufaranga duke. Ni gake usanga abakire barahereye ku mafaranga menshi, nubwo ariko benshi babyemera bakabiharanira imyaka n'imyaniko. Ahubwo ubutunzi bwikusanya gake gake, intambwe ku yindi. Ariko busanga gusa babandi berekana ko bashoboye gukorera amafaranga koko bakayizirikaho. Aho ugomba gutangira inzira y'ubutunzi naho uri ubunyine. Niba udashobora kwitwararika ngo ube ingugumizi cyangwa se gashuhe ngo utangire uzigama amafaranga ubu, ntuzabishobora nyuma. Niba hari ubundi buryo wumva wakiramo buri muri aya magambo: koresha make kuyibona, rya make kuyikorera. Igihe cyo gutangira kuri wowe ni uyu munsi. Iyemeza amafaranga runaka, yandika ahantu, uhita ufunguza konti idasanzwe igufasha kwigenga mu bukungu, utangire uzigame. Iyo utangiye kuzigama utyo uba ushyize imbaraga kuri ya mafaranga, iyo ubwayo atangira gukurura andi mu buzima bwawe. Uko ugenda wongera amafaranga kuri ya konti ni kuba wongera imbaraga za rukuruzi, igakurura andi menshi mu buzima bwawe. Yashyira iruhande uyibagirwe. Mu myaka ishize natangiye business, noneho nkora ikosa ryakorwa n'undi rwiyemezamirimo wese w'umutangizi. Nahombye amafaranga yose n'igishoro birajyana. Icyakurikiyeho twagurishije inzu kugira ngo tubashe kubona amafaranga yo kutubeshaho. Ubwo umugore wanjye yari atuje afata umwanzuro ko arambiwe guhangayikira amafaranga. Noneho atsimbarara ku gitekerezo cyo gufata ibihumbi 10 by'amadolari kuyo twagurishije inzu akayashyira ku yindi konti ahantu ntashoboraga kuyakoraho. Kubera ko asanzwe atava ku izima, naramuretse arayatwara. Icyakurikiyeho akimara kuyashyira kuri konti y'iruhande, ntitwongeye kubura amafaranga na rimwe, tutitaye ku byabaye mu mezi n'imyaka yakurikiyeho. Muzi ko mu by'ubukungu na business ari gatebe gatoki, ariko twakomeje kubona amafaranga afatika ku buryo tutigeze dukenera gukora kuri ya konti. Mu myaka 2 gusa nta mwenda twari dufite, duhita tugura indi nzu nziza ahantu heza hafi aho twari dutuye. Naganiriye n'abakire benshi ko ibihe bihita, bakambwira ibisa n'ibyo. Bavuze ko bagitangira kuzigama amafaranga bakayibagirwa. Ayo mafaranga yabaye nk'ahamagara andi mafaranga n'amahirwe mu buzima bwabo. Uko ubwizigame bwabo bwiyongeraga niko bakururaga abantu, ndetse n'amakuru atuma bashora mu bintu bifatika, aribyo byateye igishoro cyabo kwiyongera vuba. Birashoboka yuko igitera benshi gukena ari uko baba batazigama yo gutangiriraho ngo bayashyire iruhande. Ijana rijya mu rindi burya, kugira amafaranga bisaba andi. Ntukarere amaboko, shika mukore. Icya gatanu gikorana n'itegeko ry'ikusanya ni uburambe. Abantu bahirwa mu bintu ibyo ari byo byose akenshi ni babandi bafite uburambe muri ibyo bintu kurusha abantu basanzwe, kandi nta kintu gisimbura uburambe. Haba muri business, muri ba rwiyemezamirimo, imicungire, gushora imari, kuvuga, kwandika cyangwa ibindi, uburambe bwerekana itandukaniro. Ubushakashatsi bw'ibitekerezo bwakusanyijwe ku ijambo kunonosora. Hemejwe ko umusingi wo kunonosora ibintu runaka ari ukuzirikana imiterere. Ubu ni ubushobozi umuntu agira bwo guhuza utuntu dutandukanye ageze mu bihe bisa n'ibyo yaba yarabayemo mbere. Ni ukuvuga ko uwabonye byinshi azi imiterere myinshi mu mutwe, ku buryo ahita yihuza no gufata umwanzuro igihe habaye ikintu kidasanzwe cyangwa se gishyashya. Ibi byo kuzirikana imiterere bikora ahantu hose, haba mu mategeko, mu buvuzi,
ubuhuza no kugurisha no kuba rwiyemezamirimo. Inzobere zemeza ko buri muntu akenera imyaka hagati y'5 n'7 ndetse n'amasaha 10,000 y'uburambe ngo abe yamenya neza cyangwa anononsora umwuga we uwo ari wo wose. Kandi inzira rukumbi yo kugera kuri ubwo burambe ni ukwemera gutsindwa, ugakoresha uburyo bwo kugerageza, kuko udakora nta kosa, noneho ibibaye byose ukabikuramo isomo. Ikibi cyane mu inonosora ari nacyo kiza ku banyuze mu nzira nyayo ni ukudamarara kugera iyo ujya. Hari benshi bumva bageze iyo bajya mu itangira ku buryo badashobora guhanga udushya na mba. Benshi ntibakunda kwisimbukuruza ngo barenge aho hantu hashyushye bageze, batinya gutsindwa, bakibagirwa ko iyo wisimbukuruje ukarenga ahandi ugeze bishobora kukugusha mu makosa, ariko amakosa aguha uburambe ukeneye ngo uzatsinde. Utagerageje utyo rero ntibyagukundira gutera imbere ngo ubone amafaranga wifuza. Bishatse kuvuga ko gutsinda ubyigira mu gutsindwa, ugira icyo ugeraho ugerageje ibyo utiyizeyemo intsinzi. Iyo utagerageza gutsindwa ntushobora gutsinda neza mu buzima. Ukuri nyakuri, buri kintu kirabara. Uru ni urufunguzo ku itegeko ry'ikusanya. Icyo ukora cyose n'icyo unanirwa gukora bifite uko bibara. Igihe cyose wagena intego yawe wowe ubwawe, buri kimwe ukoze kiragufasha cyangwa se kikakwangiriza. Nta kitabara. Ikosa rikomeye abantu bakora ni ugutekereza ko ikintu kibara babishatse cyangwa se ari bo bakibara. Ariko itegeko rivuga yuko iyo kitagufashije kirakwangiriza, iyo ntacyo cyongereye ku bihari hari icyo kigabanya. Iyo ufashe intego yo gukira uba ushyizeho andi mategeko akugenga, noneho kuva ubwo buri kimwe kikabara. Iyo usomye igitabo ukumva gahunda runaka kuri radiyo, ukajya mu mahugurwa cyangwa se amasomo yongera ubushobozi bwawe ku gukorera amafaranga, ukaryama kare ukabyuka kare, byose birabara. Iyo upanga umunsi wawe hakiri kare ugakora ibyo usabwa mbere y'ibindi, byose birabara. Buri gikorwa cyiza kigufasha kujya ku ruhande rw'ibyiza. Ariko iyo urara wirebera televiziyo, wisabanira n'inshuti, uta igihe mu bidafite umumaro, byose birabara bikajya mu ruhande rw'ibibi. Mbese nk'uko mu kigo gitera imbere bagira urutonde rw'ibyagezweho cyangwa se bira, nawe ufite urutonde rw'ibyo wakoze. Ubuzima bwawe buba bwiza uko ukusanya byinshi byiza kurusha ibibi. Ibyinjira bigomba kuruta ibisohoka, buri kimwe kirabara. Ibyo ni ibisanzwe mu ibaruramutungo. Dore icy'ingenzi rero, niba ibyo ukora bitakuganisha ku ntego yawe, ubwo bishobora kuba bikuganisha kure yayo. Nta na kimwe kitabara. Buri kintu ukoze iyo kitakujyana ku byo ushaka kugeraho cyangwa se umuntu ushaka kuba we, ubutunzi ushaka gukusanya, kiba kikuyobya, kikujyana kure yabyo. Buri kimwe kirabara, kandi ibi ni bimwe mu by'ingenzi mu kubahiriza itegeko ry'ikusanya mu buzima. Uzabibona niba ubyemera. Itegeko ry'imyemerere rifite icyo rimara kidasanzwe ku buzima bwawe. Ntiwemera ibyo ubona, ahubwo ubona ibyo usanzwe wemera. Imyemerere yawe ituma wibona naho uri ku buryo bunyuranye. Iri tegeko rigira riti, ibyo wumva wemera niko kuri kwawe. Iyo wemera ushidikanya ko iki n'iki ari ukuri, uzagitekereza ukiyumvamo, ukore ku buryo runaka, noneho imyitwarire yawe izajya n'icyo ugeraho. Imyemerere yawe izaba ibaye ukuri kwawe. Mu mutwe wawe hari ibyo ushaka kwirengagiza cyangwa se kudaha agaciro, kuko bidahuje n'ibyo usanzwe wemera nk'ukuri. Uko biri kose, imyemerere yawe ishingiye ku bikorwa bifatika cyangwa se ibyo wiyumvamo. Ibihimbano. Imyumvire y'abateye imbere. Dore ibyo utazi. Abakire cyangwa abakungu bahora bemera bidasubirwaho ko bazakira, byatinda byatebuka. Bemera ko ikibabaho cyose, cyaba cyiza cyangwa kibi, kiba kijya mu mugambi nakuka wo kubakiza. Nta na rimwe bashobora gutekereza cyangwa ngo baganire ku bisa no gukena. Ntibanabikinisha. Mbese ijambo gutsindwa ntirishobora kubazamo. Ntibemera ko gutsindwa cyangwa se kunanirwa kugera ku kintu bishoboka. Nawe rero ugomba guhora ubona hanze hahuzanya n'ibyo wemera muri wowe. Iyo rero wemera ushikamye kuzakira nta kabuza, ukaba utegereje igihe nyirizina gusa, uzahinduka umuntu utandukanye cyane n'uhora mu rungabangabo, ajijinganya, atizeye ko yakira. Iyo unoze imyumvire y'umudendezo, uzareka kuba wihebye, ube wa wundi wemera ko ku isi hari byinshi bigamije kugukiza, kandi ko kikubaho cyose kiba kivuye muri bya bindi. Uzatangira kujya ubona ibintu byiza mu ngorane n'ibibazo uhura nabyo. Aho usitaye hose uzajya uhakura isomo rikomeye. Uzajya ugira uti, burya gusitara bitanga amahirwe yo kongera gutangira urugendo witonze. Uzatangira kwishyiramo ko intsinzi yawe ari ntakumirwa, kugomba gukira nta kabuza. Uzaba uteye intambwe ndende uvuye ku mitekerereze mizima ugiye kukumenya kuzima. Imitekerereze mizima ni ukwifuza no kwizera kurenga ubwoba n'urujijo, naho kumenya kuzima kuzi ugeze aho wemera kandi ukamenya ko byanze bikunze uzagera icyo ugeraho. Imyitwarire myiza ya muntu ihatse intsinzi ni ukwimenya.
ukigenzura. Kwimenya ni ingenzi kugira ngo ugire icyo ugeraho, kandi bishingira ku kwigirira icyizere, ku kwemera no kwizera ko ushoboye gutsinda ibigeragezo byose. Ikindi ni uko ushobora kunoza ukwimenya kwawe nk'izindi ngeso nziza zose, ukaguha gahunda igihe cyose gukenewe. Ushobora kwimakaza ukwimenya kwawe, ukaguha imbaraga kukaba umuco. Ibyo bigeraho wikomeza igihe cyose wumva ugiye gukura y'amaso, ugiye guhara ibyo wakoraga. Ibi byose bisaba kwitwara neza buri munsi ugamije kugera ku ntego zawe zikomeye, naho waba ufite byinshi byo gukora. Ibyo kandi ushobora kubigeraho ukanoza kwimenya kwawe, usoma ibyaranze abakire bamwe bakesha ubuzima bwabo intsinzi yo kwimenya. Uko ugaburira ubwenge bwawe ibitekerezo n'amakuru ya ngombwa ajyanye n'intsinzi, niko guteza imbere ukwimenya no kwitwararika cyane ngo uhangane n'imbogamizi zimwe zikubuza kugera ku ntsinzi. Abwirwa benshi akumva beneyo. Buri muntu atangira ubuzima yifitemo inzozi n'icyizere, mbese yimaringa akazakira byanze bikunze. Muri iki gihe turi mu gihugu gikize cyane, mbese gishobora kuba kigeze mu gihe cyiza kuva isi yaremwa, nta na rimwe byigeze bibaho ko abantu bakira bene aka kagene. Ariko nyamara impamvu ni uko gutsinda biboneka gake. Niyo mpamvu usanga umuntu umwe mu bantu 100 ari we ubasha gukira mu buzima bwe. Abantu 5 ku 100 nibo bonyine bigenga mu bukungu, nabwo bya bindi byo kugira amafaranga ahagije yo kubatunga n'igihe batagikora. Bishatse kuvuga ko mu bintu 20 bikugaragiye, kimwe nicyo kiguha amahirwe yo gukira, ibindi 19 ni ibikurwanya. Aha rero kugira ngo ubashe gukira ni ukureka kubuyera ugashikama. Ibi kandi si ikintu wakora umunsi umwe mu gihe umerewe neza, kuko icyo gihe ntikizabaho. Niyo mpamvu uzasanga abantu bahora bigize inyuma ibyo bakagombye gukora, ariko ntabwo baba bazi ko bari kwiyongerera ibibazo. Wowe rero ugomba kuba umugabo uhamye, urasa ku ntego, kandi ubihera ubu uzirikana ko buri kintu kibara. Buri gihe iyo muhuye n'umuntu wahirimbaniye amafaranga kuva kera akaza kuyabona, nkunda kubaza ngo ni hehe wumva hakugoye cyane. Hafi ya bose usanga abandi baba batangaye bakambwira bati nageze aho ndiyemeza mfata umwanzuro wo kuba umugabo uhamye. Yemwe hari n'abirakaza cyane bakarakarira umuntu wese babonye barusha imikorere, bo bumva baramurushaga ubwenge. Akenshi usanga ari babandi baba baragiye babona amahirwe bakiyemeza kuyabyaza umusaruro uko byamera kose, kugira ngo bave mu midamararo. Hari ibyo biyemeje, barishora, bemera guca amayira abandi batinya kunyura. Nawe niko bigomba kukugendekera kugira ngo uhinyuze kirazira, urajya uri menge. Rimwe mu mahame y'umugabo witwa Murphy rivuga ko gukora ikintu ari ukubanza ugakora ikindi. Tuzi neza ko guhirwa bidakunze kubaho. Kubera iyi mpamvu rero hari amahame ugomba kubahiriza kugira ngo bigereho, kandi ntibiguce mu myanya y'intoki. Ariko hari ikintu ugomba gukora mbere ya byose, ni ukwigenzura no kwimenya mu buzima bwawe. Kugira ngo ube rukuruzi ukurura amafaranga, ni ngombwa kwimenya, kwigenzura no kwitwararika. Ni ngombwa rero kwimenya, ukamenya kugenzura imiryoherwe yawe cyangwa se gutwarwa n'imyitwarire yawe, kugira ngo ubashe kugera kuri byinshi ushaka. Kugenzura ibitekerezo byawe ni umwitozo utoroshye uba wihaye mu rwego rwo kwimenya. Dore ikibazo ugomba gusubiza mu mwitozo wawe: ni izihe ntego 3 zawe z'ibanze ufite muri ubu buzima? Ugomba kuba ushobora kwandika ibisubizo vuba utarengeje amasegonda 30. Dore isuzuma: mu masaha 28 akurikira iyemeze gutekereza ndetse no kugira icyo uvuga kuri izo ntego zawe 3 n'uburyo uzazigeraho. Ntukemere cyangwa se jya wirinda gutekereza cyangwa kugira icyo uvuga ku bindi. Ntukemere gutekereza cyangwa kugira icyo uvuga ku bindi bintu utemera cyangwa se ibintu udashaka. Garura ubwenge bwawe ku ntego zawe igihe cyose bitangiye guhinduka. Uyu mwitozo uzaba igitangaza. Uko umara amasaha 28 werekeje ubwenge bwawe ku cyo ushaka, ukirengagiza cyane icyo udashaka, uzaba utangira urugendo rugana mu buzima bwo gukurura ibintu byiza mu buzima bwawe. Uyu mwitozo uzakwereka uburyo bitoroshye kugenzura ibitekerezo byawe no kubyitaho cyane. Uzakwereka bigaragara uburyo abantu bake babasha gutsinda cyangwa gukoresha impano zabo muri byose. Uzabona rugikubita ko kwerekeza ubwenge bwawe ku cyo ushaka ari nko kugerageza kuyobora imodoka itagira vola mu muhanda ukushumuka. Inkuru nziza ni uko kwita ku kintu kimwe no gutekereza cyane ku kintu ari ubuhanga bwigwa bukiganwa bugafatwa. Ni imico yatuma uteza imbere ukwimenya kwawe n'imigirire, ndetse yatuma unoza ukwimenya kwawe kw'agahebuzo mu gihe kiri imbere. Kwimenya biragora mu ntangiriro. Kugenda ubigerageza ushobora kugera aho ugumisha ibitekerezo byawe kenshi ku ntego zawe n'ibyo wifuza. Igihe cyose ugenzura uko bikwiye intekerezo zawe, ubwo uba washobora no kugenzura ibikorwa byawe. Iyo washoboye kwigenzura ubwawe no kwiha imyifatire myiza, ukiyemeza kwitangira intsinzi hakiri kare, icyo gihe nta shiti ushobora gutsinda.
Data Andrea yakundaga kumbwira ati niba wikomeyeho ubwawe ubuzima buzakorohera, ariko niba wihagora woroshya ubuzima bwawe nawe buzagukomerera cyane. Buri kintu kirabara. Kuva magingo aya ugomba kwiyemeza guhoza mu mutwe wawe ibitekerezo bijyanye n'ibyifuzo byawe, bikajyana no kwikuramo ubwoba no kujijinganya. Ugomba kubishaka cyane. Gutunga amafaranga bihera ku nyota y'igikatu kandi y'akarande ufitiye umukiro. Si inyota yindi y'akazuyazi, n'imwe igurumana igusaba gusambira ibibonetse ngo ukunde ube umuherwe. N'imwe igurumana igusaba gusambira ibibonetse ngo ukunde ube umuherwe. Icyo kibatsi uko kwiyemeza udahuga ni ngombwa cyane, kuko bigufasha gutwaza ugana imbere, ugahangana ubutitsa n'ibigeragezo biturutse impande zose bigukoma mu nkokora, ndetse no kwangirwa n'ibyo ushaka kugeraho mu nzira wiyemeje y'umukiro. Hari umugani wo mu Kiyapani ugira uti gushaka amafaranga ni nko guhingisha igikwasi, kubura amafaranga ni nko gusuka amazi mu mucanga. Uyabona wiyushya kuya akagenda nk'umuyaga, uyabona wiyushya kuya akagenda nk'umuyaga. Ikiriho nuko turi mu isi y'ihangana rikaze, yuzuye abantu bashaka amafaranga menshi ashoboka mu buryo bushoboka ubwo ari bwo bwose. Abo rero ntacyo batazakora ngo batwambure abakiriya bacu, baduhombye, bagushe ibiciro, bakagera n'aho baduhemukira, banyereza imitungo yacu, badukoreraho magendu, badutesha agaciro, baturiganya ndetse no kutagira ubushobozi ku buryo utakekaga. Kugira ngo ukire birasaba kuba inyaryenge nka Bakame. Ugomba guhora witeguye kandi ukamenya ko byose bidahora ari byiza, ko n'ibibi bishobora kubaho. Uzamenya ko ibidindiza ubukungu n'ibisubiza abantu inyuma bitazigera bishira. Itegeko rya kabiri rya Murphy rivuga ko mu bintu byose bishobora kugenda nabi hari igishobora kuzaba kibi cyane kurusha ibindi mu bihe bishobora kuba ari bibi cyane, kikanatwara akayabo k'amafaranga menshi. Umujyanama mu by'ubukungu. Data ntabwo yari umukire, ariko yari umwe mu bangiraga inama z'uko nazaba umukire, ko yumvaga agaciro no gushora imari byari bisanzwe kandi bitagoye. Yigeze kuvuga ati icyambere cyo gukora ngo ubone amafaranga menshi ni ugushaka kugira amafaranga menshi. Igikenewe cy'ibanze ni ukugira igitekerezo cyumvikana kandi ukiyumvisha neza ko ari umwanzuro ntakuka wabyiyemeje. Hari abantu benshi batigeze bicara hasi ngo biyumvishe mu bitekerezo byabo niba bakeneye cyangwa se badakeneye gukorera amafaranga menshi. Bashobora kubyifuza, kubyizera cyangwa se bagasenga ngo babone amafaranga menshi, nyamara ntibigere bafata icyemezo cyo kuyashaka. Ukuri rero ni uko ugomba kubishaka by'ukuri niba ko kuzabigeraho. Impamvu ziba ari nk'amavuta cyangwa se essence. Impamvu ziba ari nk'amavuta cyangwa essence yatwika buji z'akanyabugabo. Ni nka mushyiguzi itera kugira ishyaka. Uko ugira impamvu nyinshi zo gushaka gukira, niko ibyo ushaka mu bukungu bizarushaho kuzamuka bidasubirwaho, kandi ni nako nawe uzarushaho kwihagararaho kugira ngo ubigereho. Akanyabugabo kose gakenera impamvu y'uburyo ubwo ari bwo bwose. Izawe ni izihe? Niba ufite impamvu imwe cyangwa ebyiri zo gushaka amafaranga atubutse, uzagira akanyabugabo gaciriritse maze ucika intege vuba igihe uzaba uhuye n'inzitizi za hato na hato, dore ko zitajya zibura. Uzahinduka nka gari ya moshi ku marayirayi, nta kintu na kimwe kizaguhagarika. Dore umwitozo ugomba gukora. Fata urupapuro ruzima maze wandike ibintu 100 uzakora, uzagura, uzagira cyangwa uzageraho igihe uzaba ugize amafaranga ushaka. Ntugire impungenge z'ibyo ubanza kwandika cyangwa kubikurikiranya, kuko ushobora gusubira inyuma ukongeramo cyangwa se ugakuramo bimwe. Icyangombwa ni uko wandika ibisubizo 100. Uyu mwitozo uzahindura ubuzima n'ibitekerezo byawe. Uzafungura ubwenge bwawe ku buryo bwinshi hafi yawe. Uzakurura akanyabugabo unagukurure, bityo utumukoresha cyane itegeko rukuruzi. Mu kwandika ingamba, intego zawe 100 uzereka ubwenge bwawe budasanzwe ku bitekerezo ushobora gushingiraho ako kanya ngo ugere ku ntego zawe. Ntuzongera kuba uri wukundi.